Ku munsi wagombaga kubaho ubukwe bwe, Sandra yaramukanye akanyamuneza. Yizihiwe cyane mu kanzu nziza y'umweru. Icyo gihe hari ku gasusuruko mu kazuba keza ka mu gitondo. Imirasire y'izuba ihinguranya mu madirishya y'ibyumba bya hoteli barimo. Umutima wa Sandra wari wuzuye umunezero gusa, mbese yasaga neza nk'umwamikazi witeguye kwiyegurira umwami we burundu. Gusa akimara gufungura umuryango w'icyumba cya hoteli fiance we yabagamo, umusore wagombaga kumwambika impeta uwo munsi, umunezero Sandra yari yaramukanye wahindutse amarira atagira ingano. Nyuma yo gusanga mama w'umubyara mu bwambure aryamye hejuru y'umusore yafataga nk'umugabo we w'ahazaza, asa nk'ukubiswe n'inkuba, umutima utera cyane, Sandra yaguye mu kantu abura icyo yakora n'icyo yareka. Bwa nyuma na nyuma mu kajwi gato cyane nk'uri kongorera, Sandra yarebye nyina warebanaga ikimwaro cyinshi yicaye mu gitanda cy'umukwe we, aravuga ati mama. Monika nyina wa Sandra mu kimwaro cyinshi yarakebutse areba mu muryango w'icyumba, abona Sandra. Monika yahise arushaho kumwara maze ahindukiza umutwe we areba ku ruhande. Michael sheri wa Sandra nawe yarebaga neza nk'uw'isi yikaragiyeho. Nta rindi jambo yongeyeho, Sandra amaguru yahise yabangira ingata. Mu marira menshi cyane yuzuye mu maso, yiruka agana muri korodori ya hoteli. Kubera amarira menshi yari yazenze mu maso ye, icyo gihe Sandra ntabwo yarebaga neza, gusa yakomeje kurushaho kwiruka cyane ahunga ishyano yari amaze kwibonera n'amaso ye. Inyuma ya Sandra, sheri we Michael yahise amurya inyomeko, aza yirukanga inyuma ye nyuma yo kubona ko ibyari bibaye bihabuye Sandra ku rwego rukomeye. Yirukanga Michael mu ijwi ryuzuye ikiniga ati, Sandra, ibyo ukeka ko byabaye ntabwo ari byo. Ndakwinginze hagarara unyumve nkubwize ukuri kose. Gusa Sandra yanga guhagarara, nta mwanya yari afite wo kumva inkozi y'ibibi. Agikomeje kwiruka kuri Sandra, bari hafi yo kurenga koridoro yo muri hoteli. Michael yibutse ko arimo kwiruka yambaye boxer gusa. Yimyoza yahise yiruka vuba na bwangu asubira mu cyumba cye kugira ngo abanze yambara imyenda. Hagati aho Sandra we ubwo yari agikomeje kwiruka cyane ahunga, amanuka kuri esikariye asa nk'ugana hanze ya hoteli. Ku muvuduko mwinshi uvanze n'amarira byari mu maso ya Sandra, ntabwo yigeze abona papa we John wari munyura kuri esikariye azamuka hejuru. Sandra yibutse yituye kuri John mu buryo atazi, yari yataye umutwe. Papa wa Sandra John asa nk'uguye mu kantu, yarebye Sandra mu maso maze aramubaza ati, Sandra, ubaye iki? Niki kikubayeho? Ubwo yamubazaga, imizige y'amarira yisukiranya mu maso ya Sandra, kuko nyine Sandra yari yahabutse cyane bitewe n'ibyo yari amaze kubona. Sandra mu marira menshi avanze n'ikiniga yabuze icyo asubiza papa we. Ijambo rimwe gusa ryavaga mu kanwa ka Sandra ryari mama. Gusa ibyo akabivuga ari nako atunga urutoki ku cyumba cya hoteli sheri we Michael yabagamo. Ayiwe, John akiri kubitekerezaho byamucanze. Sandra nta rindi jambo yarengejeho, yahise yiyaka papa we. Ubundi amaguru arongera yabangira ingata, yiruka amanuka kuri esikariye, umutima w'utera insigane. Papa we John yasigayeho ari kwibaza ibiri kuba, ariko yabiburiye igisobanuro. Uko John yagendaga yerekeza ku cyumba cya Michael, ubwoba bwahise butaha umutima we, yumva ko byanga byakunda hari ikintu kitameze neza mw'iyi hoteli barimo. John afunguye icyumba cya Michael, ibyo yabonye byamubereye agahumamunwa. Amaraso mu mubiri we yahise ahagarara gutembera. Imyenda ya Monica mugore we yari inyanyagiye hasi. Ku rundi ruhande hari umusore Michael wari ucyambaye boxer gusa arimo arwana nuko yakwambara imyenda. Mu masoni menshi cyane, Monica yahise agerageza kureba uko yasibanganya ibintu, afata imyenda ye kugira ngo ayambare. Mu ijwi ryuzuye uburakari, John yahise ahamagara Monica. John yibazaga niba ibyo areba ari inzozi ari kurota cyangwa ari ibyanyabyo. Mike icyo gihe nawe ubwoba bwari bwamutashye, adashobora guhuza amaso na sebukwe John. Monica we yarebaga nk'aho isi yamubanye akadomo, mbese yabuze aho akwirwa. Umutwe yawucuritse hasi ku itaka, adashobora kongera guhuza amaso n'umugabo we John.
Icyumba cyarimo umutuzo udasanzwe, umutuzo wumvikanagamo guhumeka insigane kwa John, wari mugerageza kwiyumvisha ibyarimo biba yabiburiye igisobanuro. Tugarutse ku rundi ruhande, Sandra yarakomeje kwiruka ndetse ageze ku muryango usohoka ndani muri hoteli. Umutima wenda kumuvamo, ikanzu nziza y'umweru yari yambaye igenda igurukira inyuma ye mu birere. Sandra yirukanga agatazi ngo aragana he. We yumvaga agomba kwiruka akagera kure cyane hashoboka. Kubera guta umutwe, Sandra ntabwo yigeze amenya ko ibumoso bwe hari imodoka yazaga yihuta. Umuntu wari utwaye iyo modoka yabonye Sandra ku munota wa nyuma, ahita avuza ihoni asakuza cyane. Gusa yavugije ihoni yakerewe cyane. Sandra yagaruye intekerezo, yarangije kwiroha mu modoka kera. Vuba na bwangu iyo modoka yahise imufatiraho feri. Umushoferi wari uyitwaye asohoka mu modoka vuba vuba, ubwoba bwici bwamurenze. Uyu mushoferi yari papa wa Michael, Bwana Nicholas, wari ugeze ahangaha kuri hoteli aturutse mu butumwa bw'akazi. Yari amazemo iminsi itari mike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aje kugira ngo yitabire ubukwe bw'umuhungu we Michael. Bwana Nicholas byaramugoye kwiyumvisha ukuntu umukazana we Sandra wari ugiye gushyingiranwa n'umuhungu we yarimo yirukanga arira cyane, yambaye ikanzu y'ubukwe mu marira menshi. Akibona ko ari Sandra agonze, yabaye nk'uri kurota. Gusa mbere yuko amubaza icyamuteye kwirukanga cyane aririra mu kanzu y'ubukwe, Sandra yari yarangije kugwa igihumure. Sandra, ese uranyumva? Uwo yari Bwana Nicholas. Areba ko Sandra wari urambaraye hasi mu muhanda musubiza, ariko araheba. Bwana Nicholas ubwoba bwarushijeho kumutaha, ari nako areba uko yatabara ubuzima bwa Sandra wasaga naho atakiri muzima. Umusekirite wari uri aho hafi kuri hoteli yahise aza yihuta cyane. Afasha Bwana Nicholas, baterura Sandra bamushyira mu modoka. Bwana Nicholas mu bwoba bwinshi ati, reka tumujyane kwa muganga. Umusekirite azunguza umutwe ati, mujyane kwa muganga rwose. Bwana Nicholas icyo yahise akora, yahise atwara Sandra amwirukangana kwa muganga kugira ngo bamuhe ubufasha bwihuse barokore amagara ye yari mu byago. Bwana Nicholas mu modoka atwaye Sandra kwa muganga, mu mutwe yagendaga yibaza ibibazo byinshi. Ese kuki Sandra yarimo yirukanga cyane arimo kurira? Nukubera iki se yarimo yirukanga wenyine nta muntu umwirukangana? Nicholas akibaza bikamushobera. Tugarutse kuri hoteli, Michael yari yarangije kwambara imyenda. Asohotse yizeye kujya kubona Sandra akamubwira uko byose byagenze. Akigera ku muryango usohoka muri hoteli, Michael yabonye imodoka ya papa we Bwana Nicholas irengarenga mu marembo ya hoteli. Gusa asa nk'urabukaho gato umuntu usa nka Sandra aryamye mu ntebe y'inyuma mu modoka ya papa we. Umutima udiha cyane, Michael yahise asakuza cyane ahamagara, papa. Gusa Bwana Nicholas ntabwo yari kumva ijwi rya Michael, bitewe nuko imodoka yari yarangije kugera mu ntera ya kure. Nta mwanya na mukatakaje, Michael icyo yakoze yahise yiruka yinjira mu modoka ye. Atwara yiruka inyuma y'imodoka ya se kugira ngo arebe aho yerekeye we na Sandra. Ku rundi ruhande, kuri hoteli abantu bari baje kwitabira ubukwe bari bifashe ku minwa bumiwe. Abafiye d'honneur, abagariso d'honneur, abantu b'inshuti n'umuryango bibazaga ibiri kuba muri ako kanya, bikabayobera ntibabibonera igisobanuro. Ngaho bari babonye Sandra yiruka cyane arira mu marira menshi cyane, nanone bongera kubona Michael atwaye yiruka inyuma y'imodoka ya se. Abantu batangiye kongorerana bajujura, buri wese avuga ibye akeka. Gusa mu by'ukuri nta n'umwe wari uzi inkuru nyamukuru y'ibyarimo bijya mbere aha kuri hoteli. Umunezero n'ibinezaneza bari bafite kubera ibirori by'ubukwe bari baje kwitabira byari byarangiye, ahubwo basigara bashobewe bibaza ibibazo byinshi bidafite ibisubizo. Hagati aho Bwana Nicholas akigera kwa muganga, vuba na bwangu yahise aparika asohoka mu modoka, ajya gufungura ku muryango w'inyuma aho Sandra yari aryamye. Ubwo Michael nawe yari yamaze kuhagera, maze afatanya na papa we Nicholas baterura Sandra
bamwinjiza mu bitaro kugira ngo abaganga batangire bamwiteho. Abaganga vuba na bwangu bahise baza bashyashyana kugira ngo batabare ubuzima bwa Sandra bwari mu mazi abira. Baramuteruye bamushyira ku gitanda. Michael na St. Nicholas bahinda umushyitsi babwira abaganga ati turabinginze mu mutabare. Itsinda ry'abaganga ryafashe Sandra bamushyira mu cyumba cy'inkomere batangira kumwitaho. Icyo gihe Michael na papa we Nicholas bagumye hanze bahagaze mu bwoba n'agahinda kenshi bategereje icyo abaganga baza kubabwira. Dusubiye kuri hoteli, papa wa Sandra John yakiriye telefone y'igitaraganya imuhamagaye. Uwo yari Michael uhamagaye se wa Sandra amumenyesha uko byagenze naho bari baherereye muri ako kanya. Mu isura yijimye cyane nta gutakaza isegonda na rimwe, John yahise yiruka yinjira mu modoka ye atwara imodoka yerekeza kwa muganga aho Sandra, Michael na papa wa Michael bwana Nicholas bari. Ariko mbere yuko ajya gutangira imodoka yumvise hari ijwi rivugira inyuma ye, John buretse gato reka tujyane. John ahindukiye yasanze uwavugaga ari Monica umugore we. Isura ya Monica yari yuzuye isoni n'ikimwaro bivanze n'ubwoba bwinshi. John yarebye Monica mu mujinya n'uburakari bwinshi, aramureba abura icyo yamusubiza. John icyo yakoze yahise yinjira mu modoka ahita afunga atwara imodoka wenyine asiga Monica aho ngaho amarira yamuzenze mu maso. Ku bitaro imbere y'icyumba cy'inkomere, Michael na papa we Nicholas bari bahagaze bateranye umugongo bacecetse ntawe uri kuvuga. Ibintu byabarenze. Gusa kera kabaye bwana Nicholas yarahindukiye maze abaza Michael, ese ni iki kijya mbere ahangaha? Kubera iki Sandra yarimo yirukanga cyane bigeze hariya? Ni iki cyabaye? Michael mu kimwaro n'ubwoba bwinshi yahise yubika umutwe hasi atinya guhuza amaso na se, yibaza aho yabihera. Biramurenga. Yarabizi ko agomba kubwiza se ukuri kw'ibyabaye, ariko afite isoni n'ubwoba bwo kuba yabivuga. Papa, ni inkuru ndende, mbabarira ureke turabivuganaho nyuma hakeya. Gusa bwana Nicholas ntabwo yaranyuzwe n'iki gisubizo umuhungu we yaramuhaye. Nicholas n'imbaraga mu biganza yashyize ikiganza cye ku rutugu rwa Michael, areba mu maso ya Michael amurebana igitsure cyuzuye uburakari bwinshi. Michael, ntabwo ndi gukina nawe. Nonaha nkeneye kumenya niki kijya mbere. Nkeneye kumenya niki cyabaye muri aka kanya. Michael yitse imitima akurura umwuka arawusohora, asa nk'uwiteguye gusobanura buri kimwe cyabaye. Mu gihe ataratangira kuvuga, bumva urugi rwo kwa muganga rurakatse. John ahita yinjira, mu isura ye asa nk'ufite umuhangayiko udasanzwe ku rwego rwo hejuru. Papa wa Sandra akimara kwinjira agasanga Michael na papa we bahagaze hafi y'icyumba cy'inkomere. Bwana Nicholas na papa wa Sandra John bamaze amasegonda menshi bakanuriranye cyane, batumbirana ntawe uvugisha undi. Amasura yabo yarimo ibyiyumvo n'amarangamutima utabonera igisobanuro. Mu buryo butunguranye, bwana Nicholas mu ijwi ryuzuye uburakari n'agahinda harasakuza ati, John! Amuhamagara amureba nk'aho hari ikosa rikomeye amushinja. John asa nk'uw'isi yikaragiyeho, arebana ipfunwe n'ikimwaro, agifungura umunwa kugira ngo agire icyo avuga. Inzugi zo kwa muganga nanone zongera gukaka. Mama wa Sandra, Monica, yinjira ari kumwe na musaza wa Sandra muto witwa David. Monica yinjira akibona bwana Nicholas nawe ari kwa muganga, ku sura ye byahise bigaragara ko aguye mu kantu. Monica yahise adidimanga avuga ati, Nicholas! Michael ku rundi ruhande we yari yashobewe, yibazaga ibiri kubera aho bari bahagaze, akabiburira inyuto n'ibisobanuro. Michael akibaza ati, ese ni ukubera iki aba babyeyi bari kurebana muri ubu buryo? Ese ni iki cyaba cyarabahuje kera gituma barebana y'ingwe? Mu mutwe we Michael yatangiye kwibaza ibibazo byinshi. Gusa mbere yuko atobora ngo agire icyo abaza, ise bwana Nicholas yahise ahindukira areba umuhungu we Michael n'igitsure cyinshi cyane. Ako kanya Michael yahise atunga urutoki John na Monica, abaza ati, abangaba ni bande? Ese papa wari usanzwe ubazi? Mu gihe bwana Nicholas akizunguza umutwe, Michael arakomeza ati, aba ni ababyeyi ba Sandra.
ese wari usanzwe uziranye nabo? Bwana Nicholas asa nk'uguye mu kantu, ahita aca mu jambo Michael ngo iki Michael, ubu bukwe bwawe ntibushobora kubaho. Michael, ntibishoboka ko washyingiranwa na Sandra. Michael asa nk'uwikanze ati ngo iki papa, kubera iki nashobora gushyingiranwa na Sandra? Kugeza amagingaya Michael ntabwo yari azi ngo ni iki kiri gutera papa we kugira uburakari bwinshi bigeze aho amubuza gukora ubukwe na Sandra. Ese ni ukubera iki papa wa Michael, Bwana Nicholas, yahise ahinduka akemeza umwanzuro w'uko ubukwe bwa Michael butakibaye? Bwana Nicholas asa nk'uwibuka ibintu byinshi byabayeho kera. Yahise areba John na Monica abitegerezanya uburakari bwinshi cyane. Bwana Nicholas yarazi ikintu gikomeye Michael atigeze amenya, ari nacyo cyatumaga avuga ko ubu bukwe bwa Michael na Sandra butagombaga kubaho. Gusa byari bigoye ko yavugira iyo mpamvu ahantu nk'aha bitewe n'ibihe bibi barimo. Uruhande rw'icyumba cyitaribwamo inkomere bari bahagaze, muri iyo koridori harimo umutuzo udasanzwe. Bisa nkaho abari bahahagaze bose bataye umutwe bategereje ngo ninde wasobanura neza amateka y'uko byagenze. Nta rindi jwi ryumvikanaga uretse akazi ko gutabara ubuzima bwa Sandra abaganga bari bashyashyaniyemo. Abagize umuryango bose bari mu rwikekwe rukomeye ruvanze n'amayobera. Gusa Michael mu mutwe we yari yatangiye gutekereza ko byanga byakunda hari impinduka zikomeye zari zigiye kuba mu buzima bwe, impinduka atari yariteze. Muri uwo mutuzo udasanzwe bose basenye nkaho bikanze ubwo mu buryo butunguranye umuganga yafunguraga agasohoka barebana igitsure. Muganga ati, Sandra ubarakangutse, gusa igikomere yagize ku kaguru ke k'ibumoso cyatumye avirirana amaraso menshi cyane ku buryo akeneye akanya ko kuruhuka bihagije. Bakimara kumva ayo makuru muganga babwiye, abari hanze bose bahise birukira mu cyumba Sandra yari arwariyemo kugira ngo barebe uko amerewe. Bakigeramo imbere basanze Sandra aryamye ku gitanda cyo mu bitaro. Ku isura ye bigaragara ko ari umuntu wari wahahamutse ku rwego rukomeye cyane. Akibakubita amaso, Sandra ijambo yahise avuga ni, munjyane mu rugo, aka kanya nshaka gutaha nkajya mu rugo iwacu, ni mu nkuraha. Icyo gihe buri muntu yagerageje kuguyaguya Sandra kugira ngo barebe ko yatuza, maze muganga aravuga ati, Sandra uracyakeneye kuguma ahangaha kugira ngo tukwiteho bihagije, ukire neza kubera ko wangiritse bikomeye. Gusa Sandra we azunguza umutwe, mu isura ye hashoka amarira menshi ati, oya nshaka gutaha nkajya mu rugo, ndabinginze ni mu nkuraha munjyane mu rugo. Papa wa Michael, Bwana Nicholas, we yari akomeje kubaza buri umwe wari aho, amubaza ikibazo, ese ni ibiki byabaye kuri Sandra? Ni ibiki byateye Sandra kwiruka cyane asohoka muri hoteli? Mu gihe bose bari bahagaze bashobewe, nta n'umwe uri gusubiza ikibazo cya Nicholas. Michael aho yari ahagaze iruhande rw'igitanda byari byamucanze, nawe yabuze icyo akora n'icyo yareka. Ese ubundi papa, kubera iki nagomba gushyingiranwa na Sandra? Ese ni iki kijya mbere hagati yawe n'ababyeyi ba Sandra? Michael atuje cyane yahise yegera aho Sandra yari aryamye, afata ikiganza cya Sandra mu ijwi rituje aramubaza ati, Sandra ese urumva umerewe ute? Gusa Sandra mu burakari n'amarira menshi azenga mu maso yahise yishikuza Michael mu ijwi riranguruye ati, winkoraho, wangambaniye, wanciye inyuma, byongeye kandi uca inyuma ufatanyije na mama umbyara. Sandra araturika arushaho kurira cyane kubera agahinda kenshi yari afite mu mutima we. Hagati aho Bwana Nicholas we yasaga nk'uguye mu kantu akimara kumva amagambo ya Sandra ngo Michael yamuciye inyuma na Monica, mama wa Sandra. Bwana Nicholas arebana agahinda kavanzemo urujijo, yajijinganya amaso ye areba umuhungu we na Monica yibaza ati, ese ibi bibaho koko? Mu ijwi ryuzuye agahinda n'uburakari bwinshi Nicholas abaza Monica ati, ese Monica niyo waba umugome, ese birashoboka ko ubugome nk'ubu wabukorera n'umwana wawe wibyariye mu nda? Hacamo agahe k'amasegonda make, Nicholas arakomeza, Monica ntabwo wigeze uhinduka pe, uracyari wa wundi wa kera, ibyo wankoreye birangiye ku yindi curo ubikoreye umwana wibyariye.
Uwo mwanya bwana Nicholas yarimo avuga ibyo, ababyeyi ba Sandra, Monica na John basaga n'abakozwe n'isoni, bafite ikimwaro cyo ku rwego rwo hejuru, batagishoboye kugira umuntu n'umwe bahuza amaso. Icyumba barimo cyongeye gutaha umutuzo udasanzwe, buri wese asa nk'uguye mu kantu kubera ukuri gukomeye bwana Nicholas yarasanye n'ukomozaho gatoya. Sandra na Michael bo barebanaga bakanurirana cyane, bumva ibirimo kuvugwa birenze kuba inzozi. Sandra mu isura yijimye cyane abaza Nicholas ati, ese mama wari usanzwe umuzi? Ese ni ubuhe bugomo uvuga mama yagukoreye? Michael ubwo nawe amaso yari yayakanuye kugira ngo yumve icyo se Nicholas agiye gusubiza ku kibazo Sandra yari amubajije. Gusa Nicholas aratuza ntiyasubiza. Haciyemo akanya gato k'umutuzo bose bacecetse, ariko amaso banayakanuye kuri Nicholas kugira ngo agire icyo avuga ku mateka yose. Bwana Nicholas mu ijwi ryuzuye ishavu n'agahinda aratangira ati, mu myaka myinshi ishize hari umukobwa mwiza twakundanaga. Uwo mukobwa yitwaga Monica. Nabanaga na Monica ahantu hose nabaga, tubanye twishimye. Ubuzima ntabwo bwari bworoshye, ariko twakuraga ibishoboka byose tukabaho. Nakoreshaga imbaraga n'ubwenge byanjye byose kugira ngo nite kuri Monica. Iteka naharaniraga gukora cyane kugira ngo Monica abone buri kimwe yabaga akeneye umunsi ku wundi. Ubwo bwana Nicholas yarimo avuga iyi nkuru irimo amateka y'uburyo yahemukiwe, ku rundi ruhande Sandra, Michael na musaza wa Sandra David bari bateze amatwi ku rwego rukomeye. Amaso yabo bayahanze Nicholas kugira ngo bumve amateka agaragaza ukuri kose. Hagati aho nyina wa Sandra, Monica, yari yubitse umutwe areba hasi n'ipfunwe ryinshi cyane bitewe nuko yarazi aho inkuru iganisha. Bwana Nicholas akomeza inkuru ye y'amateka yati, umunsi umwe inshuti yanjye y'akadasohoka John, ari uyu papa wa Sandra mureba, yari arangije kwiga ari gushakisha akazi ariko ntakarabona. Yari asa nk'aho ari mu buzima bumugoye cyane. Mbibonye numva mugiriye impuhwe nyinshi. Ibi byatumye mutumaho kugira ngo azabane natwe mu nzu, kuko natekerezaga ko byari kumugabanyiriza umutwaro mu buzima butoroshye yarimo anyuramo akirangiza kwiga. Numvagaho kugira ngo John akomeze ajya agorwa no gushakisha amafaranga yo kwibeshaho mu gihe n'ubundi yari agihanganye nuko yabona akazi. Icyiza namufasha izo stress zo guhaha no kwishyura inzu zikajya ku ruhande, akagira umwanya uhagije wo kwibanda ku buryo yabonamo akazi. Iyi nkuru ya Nicholas igikomeje, Sandra na musaza we David bahise bakebukira icyarimwe bareba papa wabo John warebanaga isura yuzuye mu kwicuza kwinshi. Nicholas nawe akomeza mu ijwi ryuzuye agahinda ati, igihe John aza kubana natwe mu nzu twabagamo, icyo gihe byansabye gukuba imbaraga nakoreshaga nkakora cyane kugira ngo mbashe gufasha Monica na John waruje kubana natwe. Nta mafaranga menshi nari mfite, ariko iteka naharaniraga ko tubona ibyo kurya buri munsi. Nakundaga Monica cyane ku buryo buri gihe numvaga ngomba gukora icyo binsaba cyose kugira ngo mubone yishimye. Amarira azenga mu maso. Nicholas yagize ikiniga asa nk'uhagaze kubabwira inkuru yari yatangiye. Nk'iki cyumba abantu barimo bose bari batuje cyane, bashobewe. Hari umutuzo udasanzwe ku buryo umuntu yahumbyaga ukabyumva. Nicholas mu ijwi rye ryuzuye agahinda yongera akomeza inkuru yati, muri ibyo bihe twarimo bitoroshye, umunsi umwe niyemeje kuvugisha muyomba wanjye kugira ngo mubaze niba yafasha John kubona akazi. Muyomba wanjye yari umuntu uziranye n'abantu benshi ku buryo nizeraga ko ashobora kubonera akazi John. Icyo gihe ndabyibuka, John yari amaze amezi menshi cyane ashakisha hirya no hino, ariko akazi yarakabuze. Uwo munsi numvaga rero ko mfite inshingano zo gukora ibishoboka byose, ariko John akabona akazi yakora, nawe agakorera udufaranga akava mu bushomeri. Gusa mwabantu mwe, ibyakurikiyeho byaramarira gusa. Nabyutse ari mu gitondo, mva mu rugo mfite umutima wuzuye ibyiringiro, kuko nari naraye mvuganye na muyomba wanjye yambwiye ko ashobora kubonera John akazi. Mu by'ukuri numvaga ko ngiye gukora igikorwa cyiza cyo gufasha umuvandimwe John kuva mu bushomeri. Mu gihe nari impindukiye ngarutse mu rugo, nishimiye ko ikibazo cya John kuri iyi nshuro cyari kigiye kubonerwa umurongo.
nabaye nk'ukubiswe n'inkuba neza neza. Ubwo nasangaga mu buriri John ari hejuru ya Monica, umukobwa nakundaga kurusha ibindi bintu bibaho byose mu isi. Nicholas mu gahinda kenshi arakomeza ati, icyo gihe numvise isi nyikaragiyeho neza neza. Sinumvaga ukuntu bishoboka ko abantu babiri nafataga nk'inshuti magara bangambanira mu buryo nk'ubwo. Gusa Nicholas yavugaga ibyo, ku rundi ruhande amarira menshi cyane akomeje kwisuka ku maso ya Sandra bitewe n'iyi nkuru ya Nicholas yari arimo kumva. Yarasusumiraga. Mahiko na musaza wa Sandra nabo bari baguye muri shock, bumiwe ku rwego rwo hejuru batarasobanukirwa neza ibyarimo bivugirwa muri iki cyumba. Nicholas asa n'uwihanagura amarira arakomeza, icyo gihe nabuze icyo nkora n'icyo nareka. Umutima wanjye numvaga wajonjaguritse neza neza. Ntabwo nari kuguma iruhande rwabo, nahise nigendera. Uwo munsi wambereye umunsi nahombyemo buri kimwe nari mfite icyo gihe. Inshuti yanjye y'akadasohoka, umugore nakundaga cyane, n'ubuzima bw'igitangaza narotaga. Uyu mwanya Nicholas yari akomeje kuvuga inkuru ye. Sandra na musaza we amaso yabo bari bayakanuriye papa wabo John, nawe wari watangiye kurira. Amateka y'ibyabaye kera yari yahindutse umutwaro wari uremereye buri umwe wari wicaye muri iki cyumba. Icyo gihe Nicholas arahindukira, mu maso ye hazenzemo amarira atagira ingano, abwira Monica ati, Monica, wajonjaguye umutima wanjye, none ku yindi nshuro reba ibyo ukoreye Sandra umwana wibyariye. Byo birarenze pe. Hagati aho Sandra we yari yananiwe kwifata, yari akomeje kurira, amarira ari menshi cyane. Yumvaga ari nkaho bamwikoreje umubumbe w'isi ku mutwe we. Uku kuri kwari gukomeye ku buryo bitari byoroshye kubyakira no kubyiyumvisha. Sandra yarahindukiye areba mama na papa we, arabitegereza abura icyo yababwira. Ubwo hagati aho Mahiko nawe ibintu byari byamurenze. Yitegereza papa wa Sandra John mu gahinda kenshi kavanze n'uburakari, aramubaza ati, ese ni iki cyaguteye guhemukira inshuti yawe ku rwego nkuru? Ubwo John igihe yari agiye kugira icyo avuga kugira ngo asubize Mahiko, Bwana Nicholas amuca mu ijambo mu ijwi ry'umuntu urakaye wataye umutwe cyane ati, cecekaho Mahiko, kuri ubu nongeye kugira kandi gahinda kubera wowe waciye inyuma sheri wawe Sandra, ukamuca inyuma na nyina ari we nyoko bukwe. Kuki wabikoze Mahiko? Aka kanya ntiwirirwe ucira John urubanza, kuko nawe nta kwiyubaha n'ubudahemuka wagaragaje uyu munsi ubwo wacaga inyuma Sandra umukunzi wawe. Muri uwo mwanya Mahiko yumva ubusharire bukomeye cyane mu kuri se yarimo amubwira. Gusa Mahiko yari abizi neza ko agomba gusobanura ukuri kose kw'ibyabaye hagati ye na Monica, mama wa Sandra. Amaze kwitsa imitima, Mahiko aherako atangira kubabwira inkuru y'ukuntu byagenze byose. Atangira agira ati, papa nawe Sandra, ndabasabye mwihangane mu nyumve. Nukuri byo mukeka ko byabaye si byo byabaye nk'uko mwe mubitekereza. Ubwo nari mvuye gukaraba muri dushe, nakubitanya amaso na mama wa Sandra Monica, ntungurwa bikomeye no kumubona yinjira mu cyumba mbamo hariya muri hoteli. Kuko ntarinzi impamvu imuzanye mu cyumba cyanjye. Vuba na bwangu nahise mubaza niba hari ikintu yari akeneye ko mufasha, kikaba kimuzanye ahomba. Hagati aho Mahiko yavugaga ibi, abantu bose batuje ari we bahanze amaso kandi bateze amatwi. Mahiko arakomeza ati, bitunguranye mama wa Sandra yahise atangira kwitwara no kuvuga mu buryo budasanzwe. Atangira kuza asa n'ushaka kuntereta. Numiwe cyane, ndamubwira ati, rekera ibyo bintu uri kwigira. Nkomeza kumubwira ariko yica amatwi ntiyanyumva. Nagiye kumenya icyamugenzaga ubwo yatangiraga kwiyambura imyenda ye, mu mutwe wanjye bigahita bincanga. Nibaza icyo nakora n'icyo nareka. Ntabwo nashakaga kumwitwaraho nabi ngo bigaragare ko namusuzuguye cyane, kuko ni mama w'umukobwa nkunda Sandra. Gusa nanone sinashakaga kumwemerera ko yagera ku migambi mibi yari imuzanye. Mu kiniga cyagendaga kirushaho kwiyongera, Mahiko arakomeza ati, nakomeje gutsimbarara bya kigabo ku mutuzo, mubwira gusohoka ku neza. Maze aho kugira ngo asohoke agende, bitunguranye cyane yahise ansunikira ku buriri. Mu gihe ngiye guhaguruka yahise ansimbukiraho hejuru. Mu gihe nari nkirwana nuko namusunika akamvaho, nibwo Sandra yahise yinjira mu cyumba asanga tukigundagurana muri ubwo buryo. Uko niko byagenze pe. Nukuri mwabantu mwe, nta kindi kintu nakoranye nawe.
Mayiko akimara gusobanura uko byagenze, Sandra yasaga nk'uwaguye mu kantu. Byasaga nk'aho atari kwizera ko mama we yakoze ibintu by'amafuti nk'ibyo byo kujya kureba Mayiko mu cyumba cye. Ariko nanone akagaruka ku ruhande rumwe akizera ko ibyo Mayiko yari amaze kuvuga ari ukuri bitewe n'amarangamutima Mayiko yabivuganaga. Yabonaga mu maso ya Mayiko huzuye ukuri igihe yasobanuraga uko byagenze. Gusa hagati aho Bwana Nicholas uburakari bwari bukomeje kumugegena, ariko nanone agasa nk'uguye mu kantu akimara kumva uburyo umuhungu we asobanuye ukuntu ibintu byamugendekeye mu cyumba cye. Nicholas mu ijwi ririmo agahinda ati, Monica, ese ni gute watinyuka guhemukira umukobwa wibyariye ku rwego nkuru? Gusa kubera isoni n'ikimwaro kuri iyi nshuro Monica nta nubwo yari agishobora kwegura umutwe we. Ntabwo yari ashobora kugira icyo yongera kuvuga. Yari azi neza ukuntu ibikorwa bye ari nyirabayazana w'agahinda kuva na kera. Gusa tugarutse kuri Sandra nawe yari akomeje gushidikanya kuko byasaga nk'aho umutwaro n'ingaruka z'ibyabaye byose ari we byirunzeho. Yashakaga icyo yakora, agashaka uwo yakwizera kugira ngo bimufashe gusohoka mu kibazo, ariko akarushaho gushoberwa. Uyu mwanya icyumba barimo cyari gituje. Mayiko mu mutima yibaza ati, ese niki yakora kugira ngo atabare Sandra wari ukomerewe aryamye ku gitanda? Ariko nanone Mayiko yari azi neza ko uko byagenda kose icyizere Sandra yamugiriraga mbere kitakomeza kugumaho nk'ibisanzwe nyuma y'ibi bintu byari bimaze kuba. Ayiwe, mu buryo butunguranye umubiri wa Sandra ku yindi nshuro wahise wongera gucika intege, ahita agwa igihumure. Buri muntu yasenye nk'uwikanze maze basakuriza icyarimwe bahamagara muganga kugira ngo azatabara amagara ya Sandra. Byasaga nk'aho bisubiye irudubi. Muganga wayisuza yihuta yasabye buri umwe guhita asohoka hanze, hagasigara umurwayi wenyine gusa. Bose basohotse hanze, gusa imitima yabo idiha cyane. Bajya gutegerereza hanze y'icyumba, gusa mu bwoba bwinshi bakibaza ese niki cyari bukurikireho. Mu mutuzo udasanzwe Mayiko mu mutwe we intekerezo ze zarimo zimwirukansa, yibaza umuti w'ikibazo, gusa yashobewe. Ku rundi ruhande ababyeyi ba Sandra basaga nk'aho isi bafungiyeho amaferi, bafite ipfunwe n'agahinda kenshi mu maso yabo. Bwana Nicholas we asa nk'ubitaruye, yari yipfumbase mapfubyi, areba neza nk'imbeba yaguye mu mazi. Gusa bagituje nta muntu uri gukopfora. Inzugi zo kwa muganga zarongeye zirakaka. Hinjira mama wa Mayiko mu myenda myiza yari yambariye ubukwe. Yari kumwe n'abandi bagore bari baragiye bafatanya nawe mu myiteguro y'ubukwe. Bazi nyuma ye bamukurikiye, nyuma y'uko bari bamaze umwanya munini mu rusengero bategereje abageni ariko bahebye. Bamaze kubwirwa ko abageni bari kwa muganga, nibwo bahise biyemeza kujyayo kugira ngo barebe uko byagenze. Mama wa Mayiko mu isura yuzuye urujijo, mu ijwi ryuzuye ubwoba ati, Mayiko mwana wanjye, ese habaye iki? Mwese kuki muteraniye aha kwa muganga? Mama wa Mayiko yarerenganyije amaso areba niba hari uwamusubiza, ariko araheba. Abantu bari batuje cyane, amagambo yashize ivuga. Yitonze mama wa Mayiko yegereye ababyeyi ba Sandra, John na Monica. Ababyeyi yarazi nk'abantu b'inyangamugayo mu minsi mike yari amaranye nabo ubwo bateguriraga ubukwe hamwe, igihe umugabo we Nicholas yari adahari yaragiye mu rugendo rw'akazi muri Amerika. Mama Mayiko yari amaze igihe kinini ari mu myiteguro y'ubukwe hamwe n'aba babyeyi ba Sandra. Nta segonda na rimwe atakaje, mama wa Mayiko yabajije ababyeyi ba Sandra ati, ese kuki turi aha ngaha mu mwanya twagakwiye kuba turi mu rusengero? Ababyeyi ba Sandra bakomeje guceceka, baryumaho bafite isoni nyinshi zo kugira ikintu na kimwe bavuga. Monica we nta nubwo yari agishoboye kuba yahuza amaso na mama Mayiko. Hagati aho abashyitsi bari baje baherekeje mama Mayiko nabo bari baguye mu kantu, babazanya bati, ese ni ukubera iki bose batuje cyane ku rwego rwo hejuru gutya? Aba badamu mu rujijo rwinshi bibaza ibyabaye, barashoberwa. Gusa mama Mayiko akomeza kwinginga cyane agira ati, ese mwambabariye hakagira umbwira niki cyabaye kuri Sandra? Mama Mayiko agihugiye muri ibyo byo kubaza uko byagenze, muganga yahise asohoka mu cyumba cy'inkomere Sandra yari aryamyemo. Asohoka arebana igitsure cyinshi cyane, mu ijwi rituje ati, Sandra akeneye kongerwa amaraso. Yavuye amaraso menshi cyane,
mu buryo bwihuse ni ngombwa ko tumutabara amazi atararenga inkombe. Ako kanya abantu bose bahise baceceka, gusa buri wese icyari mu mutwe we ni Sandra. Gusa agahinda n'ubwoba byari bibuzuye byatumaga habura umuntu n'umwe watekereza neza uburyo babona umuti w'ikibazo. Mama Michael yahise areba muganga, areba umuhungu we, arongera areba umugabo we Nicholas. Bose basaga nk'abataye umutwe burundu, imitima yabo yuzuye ubwoba kubera Sandra. Uyu munsi bari bamaze igihe kinini bategura nk'umunsi w'ibyishimo n'umunezero, wari wahindutse umunsi w'icuraburindi. Gusa inkuru saha yari irangiriye, kuko ibibazo byo byari bikisukiranya kandi bikomeje kuba inkorabahizi. Abantu bagitekereza byinshi, musaza wa Sandra David yahise ahaguruka bitunguranye ati, ndashaka guha Sandra amaraso. Uyu muhungu akomeje ati, ese byashoboka ko naha mushiki wanjye amaraso kugira ngo ndebe ko twamutabara? Abantu bose bahise bazunguza umutwe ati yego, basa nk'abizeye ko umuti w'ikibazo wari ubonetse. Ako kanya dogiteri yatwaye musaza wa Sandra kugira ngo ajye gusuzuma niba amaraso ye ashobora gukorana n'aya Sandra. Ubwo abandi banyamuryango bo bagumye hanze bategereje amakuru meza, ariko muganga agaruka isura yayikambije ati, mwihangane pe, amaraso y'uyu muhungu ntashobora guhura n'aya Sandra. Akibivuga ababyeyi ba Sandra batangira kureba n'ayingwe, basa nkaho batumva ukuri kw'ibyo muganga yari amaze kuvuga. Ntabwo bakekaga ko amaraso ya musaza wa Sandra adashobora guhura n'aya Sandra. Amaze kubona ko umuti w'ikibazo utari kuboneka, papa wa Sandra John mu ijwi ritsindagiye ati, njyewe reka mpe Sandra amaraso, kuko ndi papa we, byanga byakunda amaraso yanjye naye biraza gukorana. Ubwo dogiteri azunguza umutwe yemera ati yego, atwara John kugira ngo atange amaraso yo guha Sandra batabara ubuzima bwe. Abandi bose basigaye bategerereje hanze, bizeye ko kuri iyi nshuro byibuzeho bigiye kugenda neza, ubwo papa wa Sandra ariwe wari ugiye kwitangira amaraso nyirizina. Gusa suko byagenze, kuko dogiteri nta n'iminota myinshi irashira yahise asohoka, agaruka isura ye yuzuye urujijo rwinshi cyane, isura yayikambije ati, amaraso ya Sandra n'aya John ntabwo bihuye pe. Ibyo dogiteri abivuga ari nako abaza John ati, ese koko Sandra ni umwana wibyariye? Abantu bari aho basa nk'abaguye mu kantu, icyarimwe bahise batumbira John. John asa nk'utunguwe ati, nibyo rwose ndi papa we, ninjye wabyaye Sandra. Dogiteri azunguza umutwe ati, oya, none kuki amaraso yawe n'aya Sandra bidahura? Ibi ndabona bidasanzwe, birimo urujijo. Hagati aho mu cyumba barimo, abantu bose bari bashobewe, bumvaga ko byanga byakunda hashobora kuba hari ikosa ryabaye niba amaraso ya John atarahuraga n'amaraso y'umukobwa we Sandra. Bose bari batuje, barwana no kwiyumvisha ibyarimo biba uwo mwanya. Mama wa Michael wari wumiwe yavuye mu ijambo ati, none se muganga, dukora iki kugira ngo turebe uko twarokora amagara ya Sandra? Dogiteri amaze kubona ko bose ikibazo cyabarenze, hari igitekerezo yungutse. Mureke dutumize amaraso ku bitaro bikuru, kuko nibwo mbona twahita tubona umuti wihuse ku kibazo cya Sandra. Adatindiganyije na gato, muganga yahise yinjira asaba ubufasha bw'amaraso ku bitaro bikuru. Gusa abagize umuryango bo basigara bategerereje hanze y'icyumba. Gusa ibyo bibazaga mu mitwe yabo byo byari byinshi cyane. Ibyo gutekereza ku buryo amaraso ya John adahura n'ay'umukobwa we Sandra babaye nk'ababishyize ku ruhande. Bose basigara bahangayikiye ubuzima bwa Sandra bwari mu mazi abira. Gusa ku bw'amahirwe Sandra yaje kubona ubufasha ndetse arakira. Nyuma y'uko Sandra ahawe ubufasha ndetse akanasezererwa burundu mu bitaro, abantu bose bari biringiye ko byibuze ubuzima bwe bwongeye kurokoka. Gusa iby'ubukwe byo byasaga nkaho ntawe ukibitekereza. Nyuma y'iminsi mike, papa wa Sandra John yatumije umuryango wa Bwana Nicholas kugira ngo uhure n'umuryango we bagire ibyo baganira ku byari byabaye. Mu gihe imiryango yombi yari yitabiriye ubutumire, John yarahagurutse atumbiriye Nicholas atangira avuga ati, mbere ya byose ndagira ngo nkusabe imbabazi wowe Nicholas, umbabarire ku buhemu bwose nagukoreye.
Uko John yavugaga ibyo, Bwana Nicholas yazunguzaga umutwe we, ariko bigaragara ko isura ye yarimo agahinda kavanze n'uburakari. John arakomeza ati, tutiriwe tujya mu magambo menshi, ndasaba Monica atubwire ese umugabo wamuteye inda yavuyemo Sandra ninde? Monica mu kimwaro kivanze n'ubwoba bwinshi yasaga nk'uwabuze ayacira n'ayamira, araceceka. Nyuma y'iminota itari mike bose bamwigisha ngo natobora avugisha ukuri. Mu ijwi rididimanga Monica ati, ntekereza ko papa wa Sandra ari Bwana Nicholas, kubera ko igihe njye na John twavaga kwa Nicholas, icyo gihe nari ntwite. Nanze kubibwira John kubera ko ntashakaga ko John yanta, nanone nkabura uburyo namubwizamo kuri kw'ibyabaye. Niyo mpamvu nakomeje kubigira ibanga. Abantu bose bacyumva amagambo ya Monica bahise batungurwa cyane, basa nk'abaguye mu kantu. Sandra arira cyane, ari nako yitegereza mama we n'umujinya mwinshi. Ntabwo yiyumvishaga ukuri kw'ibyo mama we yari amaze kuvuga. Mayiko we yari yumiwe, yubitse umutwe hasi, arwana no kwiyumvisha ishyano yari amaze kumva ako kanya. Hagati aho John, agahinda n'umujinya byari biri kumusya mu mutima we. Nyuma yo kwakira amakuru, umugore we yamuhishe imyaka myinshi cyane. Ushatse kuvuga ko iyi myaka yose nareraga umwana utari uwanjye? Monica arira amarira yuzuye ukwicuza kwinshi, arasubiza ati, yego, umwana ntiyari uwawe. Sinigeze menya uburyo nabikubwiramo. Nangaga kubikubwira kuko natinyaga ko wansiga. Niyo mpamvu nabigize ibanga. Umbabarire cyane John, naraguhemukiye. Monica akiri muri ayo, Bwana Nicholas ibintu byari byarenze. Mu ijwi ryuzuye guta umutwe, Monica, sinari nzi ko byagera aha. Nawe reba ibyo bintu wabitse imyaka yose. Wajanjaguye imitima y'abantu kubera ibinyoma byawe Monica. Agahinda kavanze n'umujinya nibyo byari byuzuye aho bari. Buri umwe wese uwo mwanya yarimo arwana no kwiyumvisha ibi bintu Monica yari ashyize ku mugaragaro nyuma y'igihe kinini cyane. Amaso ya Sandra yari yuzuyemo amarira, yari atumbiye ababyeyi be ubudahumbya. Buri umwe yibazaga ku hazaza h'uyu muryango, akabura icyerekezo. Ku ruhande rumwe nanone Mayiko yari yatangiye gususumira, yataye umutwe neza, yabuze ayacira n'ayamira. Mu ijwi ryo hejuru nk'uwataye umutwe, Mayiko ava mu ijambo ati, ese mushaka kuvuga ko sheri wanjye Sandra twari tugiye gushyingiranwa ari mushiki wanjye? Mayiko yavugaga ibi, umuryango wose wumva ibyo avuga, agahinda kavanze n'amarira menshi bikuzura mu maso yabo. Byasaga nk'aho inzozi za Mayiko, iterambere yateganyaga n'imipango yose yari afitanye na Sandra byari birangiriye aho. Urukundo rw'ubuzima bwe bwose yasanze rwari mushiki we. Igitekerezo cyamuteraga uburibwe budasanzwe ku rwego rwo hejuru. Hagati aho ibyo Mayiko yavugaga byarushagaho gushengura Sandra. Sandra agerageza kureba uko yakwegera Mayiko nkamuhumurize, ariko intege zirabura. Agerageza kumubwira ko wenda bitari uko abitekereza, gusa kubera ikiniga n'agahinda, ijwi rya Sandra rihera mu muhogo ryanga gusohoka. Yo, umuryango wose ukiri mu marira. Bwana Nicholas mu rusaku rwo hejuru cyane akubita ikiganza ku meza ati, ibi nge sinabyizera. Hagomba kubaho ikizamini cya DNA kwa muganga kugira ngo tumenye ukuri kwa nyako. Bose basaga nk'abikanze, gusa ibyo yari avuze ku rundi ruhande babonye ari byo kandi byumvikana. Ikizamini cya DNA nicyo cyari gifite ubushobozi bwa nyuma bwo kwemeza 100% niba ibyo Monica yari avuze ari ukuri kuzuye koko. John wari watumije inama y'umuryango n'akanyabugabo kenshi. Kuri iyi nshuro yari yacitse intege burundu. Yari yahirimye yegamye mu ntebe, ntacyo arimo kwishoboza uretse amarira yatembaga mu isura ye nyuma yo kumva uburemere bw'ibibazo byaraha. Yumvaga ibiri kuba ari nk'inzozi bitewe n'urukundo rukomeye yari yarabonye hagati ya Mayiko na Sandra. Babayeho mu byishimo n'umunezero, none ku nshuro ya nyuma bikaba byari bibaye amarira gusa, bitagishobotse ko babana. Kubera agahinda n'umujinya ukabije, abantu bose basaga nk'abahwereye, bisa nk'aho imperuka y'isi yabagereyeho. Hagati aho bateganyije itariki ikizamini cya DNA cyagombaga gukorerwaho kugira ngo bazarebe ukuri kuzuye kw'ibyo Monica yari yavuze. Mu minsi bari bategereje ko ikizamini cya DNA kigera, bose bari babayeho amagambo yarashize ivuga.
batuje mu bwoba bwinshi bibaza ngo ese niki kizaba, n'ibiki muganga azavumbura. Buri wese yibazaga iherezo ry'iki kibazo ariko agashoberwa. Gusa nanone bari biteguye kwakira igisubizo uko cyagombaga kuza kimeze kose, kuko nabyo bumvaga ku rundi ruhande hari ukuntu byari kubazanira amahoro, kuko imyaka yo kubaho mu buzima bw'ikinyoma byibuze nabwo yari kubirangiye. Ntibyatinze, umunsi w'ikizamini cya DNA warageze. Icyo gihe buri umwe yarabukereye yerekeza kwa muganga. Gusa ubwoba bwo kwibaza uburyo byari bigiye kurangira bwari bwinshi cyane. Ntibyatinze, muganga yafashe ibipimo by'abagombaga gukorerwa ibizamini bya DNA. Ubundi ajya muri laboratoire atangira gukora isuzuma. Ubwo abagize umuryango bo bari bagumye hanze bategereje igisubizo muganga yagombaga kubazanira. Umutuzo wuzuye ubwoba wari hose mu gihe umuryango wari ugitegereje ibisubizo. Bwana Nicholas yari yicaye ku ruhande, ibiganza bye bifatanye. Michael ku rundi ruhande yarebanaga agahinda yifashe mapfubyi. Hakurya ye hicaye Sandra wari kumwe na musaza we aguyaguya Sandra. John na Monica bo basaga nk'abitaruye abandi, bahagaze hirya mu nguni. Ntibyatinze, igihe cyo kuvuga ibisubizo byavuye mu kizamini cyarageze, maze dogiteri wari ubifitemo ubunararibonye buhagije aza afite envelope yarimo ibisubizo ku bizamini bya DNA byakozwe. Dogiteri atangira avuga ati, ikizamini cya DNA cyarangiye, aka kanya munyemerere mbereke ibisubizo byavuyemo. Icyo gihe abagize umuryango wose bari bakanuye amaso kuri dogiteri kugira bumve icyo abazaniye. Dogiteri arakomeza ati, ibisubizo byavuye mu kizamini byerekana ko uwitwa Sandra ari umwana wa Bwana Nicholas. Dogiteri akivuga ibyo bose basa n'abaguye mu kantu. Michael wari uhagaze ahita acika intege yicara igitaraganya nk'aho bamuciye amaguru. Atumbira Sandra mu buryo bukomeye, mu ijwi ryuzuye agahinda n'urujijo. Michael ati, Sandra tuvukana mu nda niwe fiance wanjye. Hagati aho Sandra amarira yari yamuzenze mu maso, nta mbaraga zo kuvuga agifite. Bwana Nicholas we wari utari kubasha gukurura neza ifoto y'ibyavugirwagaho, yatunguranye mu rusaku rwinshi cyane ati, ibi sibyo, hagomba gukorwa ikindi kizamini cya DNA. Gusa dogiteri asa nk'uwisubiza ijambo, atangira guhumuriza buri umwe wari aho ati, nimutuze nkomeze. Nyuma y'ikizamini twakoze ku bipimo bya Sandra, nanone twakoze ikindi kizamini ku bipimo bya David murumuna wa Sandra. Dusanga ko uyu David nawe atari umwana wabyawe na John. Dogiteri akivuga ibyo, John asa nk'uwikanze ku rwego rukomeye, atumbira Monica wahise ureba ku ruhande mu kimwaro cyuzuye amarira menshi cyane. Monica yumvaga ari nk'aho isi yose bayirambitse ku mutwe we, yabuze aho arigitira, yumva isi imubanya akadomo. John we agahinda kari kamurenze, mu ijwi ryuzuye umuborogo ati, Monica ese ibi bishoboka bite? Icyo gihe icyumba cyose cyari cyuzuye amarira n'umuborogo biteye ubwoba. Michael agahinda kamurenze yacitse intege burundu. Sandra we mu buryo bwa burundu, kwakira kw'imipango n'inzozi byose yari afitanye na Michael birangiye bibaye zero, byari byanze. Bakiri muri ayo marira, John yahise asimbukira umugore we Monica wari nyirabayazana w'ibibazo byose, ariko ataramusingira neza. Dogiteri na Nicholas bahita bamugarurira hafi. Nicholas mu ijwi ryuzuye agahinda n'uburakari ati, Monica vuga, ese ninde papa wa David musaza wa Sandra? Monica yananiwe kuvuga, adidimanga mu marira menshi ati, ni Musa. Musa niwe papa wa David mu maraso. John yumvise ibyararira cyane ati, Musa uriya muzamu wacu ku rupangu niwe papa wa David? Ntibishoboka. John akirangiza kuvuga ibyo yahise agwa igihumure kubera ukuntu agahinda kari kamaze kumurenga bitewe n'ibyo yari amaze kumva. Abari aho bose bahise biruka bajya kureba niba John adapfuye.